rero dusoma igice cya 12 cy'Abaroma, hanyuma mu ndebera ibintu bine birimo, sibyo? Ibintu bine Pawulo avuga bigomba kuranga umukristo mu buzima bwa pratique, noneho mu buzima bwa buri munsi, kuko ubu twinjiye mu bintu byitwa imibereho ya gikristo. Amen. Tuvuye mu by'Imana yadukoreye, tugiye mu byo Imana idusaba ngo tugaragare nk'abana bayo. Niyo mpamvu igice cya 12 muzareba Pawulo iteka ryose akunze gutangiza ijambo rivuga ngo nuko rero. Mu cyongereza, abafite icyongereza ndahamya ntashidikanya handitse ngo therefore, kuvuga ngo kubera iyo mpamvu, kubera ibyo maze kubabwira byose Imana yabakoreye n'ibyo yagize, noneho nuko rero, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana za zindi twabonye mbere, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Muze kwitegereza muri iki gice ya mvugo iciye hirya ihambaye ntayirimo. Ni ibintu pratique bya buri munsi, ubuzima bwa buri munsi. Nari nababwiye ngo mundeberemo ibintu bine. Icya mbere, uburyo umukristo agomba kwitwara mu murimo w'Imana. Umukristo n'umurimo w'Imana. Icya kabiri, umukristo hagati muri bene data. Hanyuma icya gatatu, umukristo hariya hanze mu bantu bose. Amen. So umukristo mu murimo w'Imana, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 13 murebe umukristo muri bene data. Hanyuma kuva kuri 14 kugeza kuri 21 umukristo hano hanze. Sibyo? Umukristo hano hanze muri community. Nitugera muri 13 tuzareba umukristo n'ubuyobozi. Hanyuma twongere tugaruke ku mibereho n'imibanire y'abakristo hagati yabo. Songeze ku murongo wa 3, ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Urukundo rwanyu we kugira uburyarya, mwange ibiburunuka, muhorane n'ibyiza. Mu byo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, kuby'umwete ntimukabibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanya abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyita abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka, murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo uhora n'ukwanjye, nijya uzitura, ni kuwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuyihe icyangwe, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka umutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Haleluya. Urumva ukuntu bitangiye koroha, kubera ko ari byo tumenyereye. Ariko buriya gihe igice nkunda ni biriya bya mbere, bimbwira iby'Imana yankoreye muri Kristo Yesu n'ibyo yangize byo.
ibi bindi bisigaye biza ari inyongera, kuko nibyo dukora, ariko iby'Imana yaduhaye nibyo bidukoresha ibi ngibi. By the way, abakunda gusesengura amagambo, inshinga zose zo muri kiriya gice cya mbere, mwabize ibintu bya konjugezo, bya gutondagura nshinga, biba biri muri indicative. Ibice bikurikiyeho biba biri muri imperative, mu ntegeko. Mugire mutya, mukore mutya, mwirinde ibi, mukore ibi, mugenze mutya. Kubera ko iyo tumaze kumva iby'Imana yadukoreye biri muri indicative, tubona amabwiriza ari muri imperative. Niko Pawulo yandika, inzandiko ze zose niko ziteye. So ndagira ngo rero dusubire inyuma turebe atubwira iki uburyo tugomba gukora umurimo w'Imana. Kuva ku murongo wa 2, uburyo bwo gukorera Imana bukwiriye koko bunatuma biriya bindi byose bishoboka. Kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8, uburyo bwo gukorera Imana. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese muri mwe kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko bikwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kugabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, uhugura ahugurana umwete, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Korera Imana. Abitubwira ngo iki? Abitubwira ati, microphone ni yanyu, kaza ukanyegera hano, nkaguha akazindaro, ukatubwira uko ubyumva, cyangwa uko Pawulo yabivuze. Kandi mwihuta, mukarindire ko mbanza kubahamagara ngo muze. Gukorera Imana bira ko tugomba kubikora duti. Shakamo amagambo abiri akomeye nako 3, umuntu wabibonye ahita ngeraho. Tubwira izina ryawe, hanyuma ukatubwira icyo wabonye, n'abandi kandi baba biteguye kuza kugufasha kunganira. Nitwa Tuyisenge Daniel. Tuyisenge? Daniel. Ngaho Daniel, tubwire gukorera Imana. Pawulo arabivuga ngo iki? Aradutera umwete. Umuntu uri muri Kristo Yesu wabaye umwana w'Imana akora ate ngo akorere Imana koko mu buryo buyinezeza? Ndabibona mu murongo wa 1. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Shatse nagakomeza no ku wa 2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mbere mbonamo ni ugutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera. Gerageza kubidusobanurira ku buryo twumva icyo bishaka kuvuga. Tanga imibiri yacu ikaba igitambo kizima, nuko tuyitanga kandi tukiriho. Ubundi igitambo kiba cyapfuye. Rero gutanga, kwemera gupfa kandi uriho, numva ariko gutanga umubiri wawe ukaba igitambo kizima, ugapfa ku bibi, ugapfa ku byaha, ukareka umubiri wawe ntugukoresha iby'uburetwa bya Satani, ukemera gukoreshwa n'iby'Umwuka Wera. Naho ndi wumva atangiye kuryohera. Cya kabiri ni hano ku murongo wa 2, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka. Guhinduka mu ndimi z'amahanga ho baravuga ngo tugize renouvellement de l'intelligence, guhindura imitekerereze, guhindura kwibwira, tukagira ari byo mu Kinyarwanda bise imitima misha. Akoze gahinduka mu mitekerereze no mu myumvire yawe. Nta wundi muntu ushaka kongeraho. Haracyari izindi ngingo rwose ziryoshye zishyushye, mwe kuzipfobya.
ariko hirya aha ngaha buriya ntawashakaho igitambora. Yesu ashimwe. Imbazwe. Ni ibintu bitatu. Icya mbere imibiri yanyu kuba igitambo kizima cy'Imana yishimira. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kwemera Kristo ukwiye ubundi gutera ikirenge mu cye, ukubona akakubonamo Kristo, atari ukwishushanya nk'uko hepfo ivuga ngo ntimukishushanya nk'ab'iki gihe. Uyu munsi tuvuga Kristo tugahimbaza, ariko ibikorwa byacu bikihakana Imana. Mu by'ukuri abo hanze, ndetse ni nacyo kibazo dufite hano hanze, iyo ubwiye umuntu turakijijwe akavuga ati ni we wa mbere se, runaka ni umuriganya, runaka ni umwesikoro, uyu ni umusama, kandi avuga Imana. Ntimukishushanye nk'ab'iki gihe. Nitukavuga Imana turi mu rusengero, nitujya hanze abantu batubone ibitandukanye n'ibyo tuvuga. Icya gatatu ari nacyo wenda bunagusabe kubibutsa ko kuwa gatanu dufite fundraising. Buri muntu wese Imana yamuhaye impano itandukanye mu gukorera Imana, ariko twese tukaba umubiri umwe mu rwego rwo gukorera Kristo. Umuririmbyi akaririmba, ufite amafaranga, umunyamasengesho, twese hamwe tugahuriza hamwe kugira ngo ni ukuri izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Amen. Abandi mugerageze kujya muwa dynamique, mukabibyangwe. Hari aho bavuga ngo mukabibyangwe. Mujye mutubwira amazina. Nitwa Jackson Manirakiza. Iri jambo nanjye narivugaho bikeye mu byo numva. Dusomye ku murongo wa mbere kuko abandi babisobanuye, njye nari mfatiye kuri iki kivuga ngo mube ibitambo bizima. Icya mbere cyo kuba igitambo nuko rimwe na rimwe uba wemeye kuba free yo kwirekurira umuntu runaka ugiye kubera igitambo, cyangwa ikintu runaka ugiye kubera igitambo. Ntabwo waba igitambo utabanze kwemera kuba free. Hanyuma igikurikiye kuba igitambo kizima, kuba waba igitambo kizima nuko muri wewe uba wamaze kwemera kuba igitambo, kandi ukarushaho kuba muzima, kugira ngo igitambo cyawe kibe cyera kuri uwo muntu ugiye kucyakira. Ugomba kuba rero uri muzima mu buryo busobanutse. Kuba igitambo cyera ni mbese ugenda muri etape uva mu yindi, ugenda urushaho kwera kuruta uko waruri igitambo uza kwiyegurira umuntu. Rero kwera na bisobanura gutya, twararokotse, ariko birasaba yuko hari byinshi ureka. Mu kubireka kwawe ntabwo ubirekeshwa nuko ufite imbaraga zo kubimenya bihagije, ahubwo muri wowe nuko wemera Imana, akaba ari iyo ikuyobora kugira ngo urusheho guhinduka igitambo cyera. Ndikumva nabivugaho byinshi cyane, reka ngarukiza abandi bavuge. Twumva undi wari wahagurutse ushaka kuvuga icyo yumva rwose yungutsemo, umwunganire, hanyuma ariko tuze kugaruka cyane tugana hariya kuri kiriya gice cya kabiri cyacyo, hanyuma gifateho senteze tujye ku ngingo ikurikiye. Haleluya. Amen. Yitwa Turatsinze Didier. Yewe hano muri iki gice ingingo eshatu nabonye. Ingingo ya mbere ni ugutanga imibiri yacu. Ingingo ya kabiri ni ukugira umutima uhindutse. Ingingo ya gatatu ni ukwera imbuto. Gutanga imibiri yacu ni ukuvuga ngo ni ukwiha Imana uko ushoboye kose, kugira ngo nk'uko bagenzi bacu babisobanuye, kugira ngo utange igitambo ni ukuvuga uba witanze wese. Ariko nubwo witanze wese ugira umutima uhindutse, ari byo bavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'imbabazi, umutima utihugiraho, umutima mbese UMUKRISTO. Cya gatatu, kwera imbuto.
aho ugenda hose bakabona kuri umukristo. Bagenzi banjye bambanjirije babivuze neza, uyu munsi ukaba uri umukristo ariko wagera hanze mu kazi bakavuga bati se uyu ni umukristo, ni umupagani, mbese bikabayobera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. nta wundi wumva rwose agifite ikintu cyasigaye badondoje batacukumbuye ngo bakigere mu muzi. Aho Manuel Haleluya. witwa nitwa Emmanuel nk'uko bivuze. gusa Ibyo babonyemo nyine nabonye ari byo, kandi nanjye nibyo nanabonyemo. Gusa ku murongo wa 6 na 7 nyine nabonye ko ibi byose tugomba kubikora tubishyizemo umwete. Uwigisha, uhugura, nyine usavinga Imana wese n'ubwoko bwayo akabikorana nyine umwete. Murakoze. Yego. Twumve na Josiane. Ndi abakobwa baba bimanya amakuru. Amen. Ntekereza muri iki gice cya 12 banzu babwira ko witwa Josiane Mukamuriza ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kenshi njyewe uko mbitekereza mu mutima, pastor akunda kwigisha atanga urugero cyane ku baririmbyi ngo nitujya turirimba tujye tubyinira Imana kuko biturimo mu mutima, nituvuga koko tuvuga ibya Kristo. Ubwo ndatanga urugero kuba pasiteri cyangwa se kubavuga butumwa, nta kindi bakwiriye kuvuga, ni ukuvuga ibyo Kristo ababwiriza kuvuga, niko gutanga imibiri bakavuga ibikwiriye. Ubyina akabyina koko azi ngo ni Imana ndimo kubyinira. Niba uje hano ukamenya ko ari umurimo w'Imana, amaguru yacu nk'uko tujya tuvuga ngo Cya Cumi cy'amataye, ukabyina koko wumva bikuri ku mutima, Imana ibahe umugisha. wongereho n'ikimbavu. Umve Steven. Ashimwe. Amen. Nge ni ikibazo mpagurutse kukubaza, abantu bagurisha impano zabo. Turabona ku murongo wa 6 uhanura. Guhanura kugezweho ubu ni ukuzana kaje. Icyo koko ko twahera ubuntu wasavinze izo mpano Uwiteka yagiye aduha zitandukanye, ukazisavinga utazizana mu bucuruzi. Urakoze. Yaba ari igihe babikoraga mba nkushubije, ariko reka nkubwire iteka rizacirwa ku babikora. Ubundi Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. Hano bakatubwira ngo uhanura ahanura uko kwizera kwe kungana, ubwiriza abwirizanya umwete, uyobora ayoborana umwete, ariko ntabwo bavuze ngo akore nk'ubihemberwa. Biriya rero ariko nta gishya kirimo, kubera ko no mu gihe cyose, no mu gihe cya ba Paulo uzabona yakunze kwandika kuri bene abo bantu, akavuga ati hari abahanuzi b'ibinyoma binjiye muri twebwe, ni abantu bayorwa n'indamu zabo, bahanurira ibihembo atari ku iherezo ryabo ni ukurimbuka. Yuda yabanditseho, Petero yabanditseho, Paulo yabanditseho, igihe cyose babayeho. Kubera iki? Ukubona abantu bigana inoti z'ibihumbi 5, hakabaho inote za fake. Ubu muri kino gihe ubwo indwara dufite, ibintu bya fake byabaye byinshi. Uzabona telefone za fake, za pirate, uzabona ibyuma by'ibicupuri nk'uko bavuga, uzabona ibintu by'ibikwangara cyane cyane mu mikufi n'ibindi nk'ibyo, ibipirate. Kandi igipirate gisa neza ukuntu, kubera ko barabanza bakagishushanya neza, bikaza nyine ari igipirate, kenshi akaba ari kiyoberaho. N'abahanuzi b'abapirate bari pirate nyine ba fake. No muri Bibiliya bari bahari, no ku munsi w'amateka. By the way, reka nkubwire akantu kamwe hanyuma ariko ndangirizaho. No mu ngoma ya Antikristo, umwe mu bazamufasha ni umuhanuzi w'ibinyoma, ngo uzamanura n'umuriro ngo akayobya n'intore z'Imana. Uribuka inyamaswa iva mu butaka? Kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, ngo nuko hazamuka inyamaswa ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ibumbuye umunwa, ivuga nk'ikiyoka. Serious.
mubona rwose ameze neza, urebye hanze afite amahembe nk'ay'umwana w'intama, arasa na Kristo, ariko atangiye kuvuga avuga nk'ikiyoka, umuhanuzi w'ibinyoma. No mu gihe n'uwo mubo Yesu azafata bazaba barayobeje isi, harimo n'umuhanuzi w'ibinyoma fake. Rero ntibizagutangaze, icyo akora wowe gusa uzamenye kubamenya. Kandi Yesu yaranatuburiye muri Matayo 7, aravuga ngo mwitonde, ngo kuko muri mwe hazaza bene abo bahanuzi b'ibinyoma, ngo muzabamenyera hehe? Ku mbuto zabo. Ngo bazaza bambaye uruhu rw'intama, ariko mo imbere ari amasega aryana. Uwo bazarya amafaranga ye rero ntazagire ngo ntitwamubwiye, n'amasega arahari kandi azayambaye uruhu rw'intama. Gatubwire Rufo. Nasashimwe. Amen. Nitwa Nyabyenda Nkeza Alphonse. Ibyinshi babivuze, ndashaka kuvuga ku murongo wa 2 bishobotse n'uwa 3. Umurongo wa 2 aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yavuze ngo ab'iki gihe, ubwo yavugaga abo muri icyo gihe, ariko ab'iki gihe bahoraho. Ab'iki gihe uko nabitekereje, ab'iki gihe ni abagendana nyine n'iby'iki gihe, abagendana n'ibigezweho. Ariko hari ijambo rivuga ngo uko Imana yari iri niko n'ubu ikiri, ndetse niko izahora. Bishaka kuvuga yuko mu Mana ho ibyayo ntabwo bihinduka, ni nabyo na pastor yavugaga. Iby'Imana byo, ijambo ry'Imana, rino jambo ntabwo umuntu yapfa kuryumva adasoma ijambo ry'Imana, kuko byanga bikunda niyo ndorerwamo. Rero mu ijambo ry'Imana ntabwo habaho iby'iki gihe, ahubwo bihora ari ijambo ry'Imana nyine ridahinduka. Nta mpamvu yo kurikosora, tugendeye ku bigezweho, tugendanye n'amajyambere, tugendanye n'iki. Ni ukuvuga ngo duhore twirebera mu ijambo ry'Imana uko ibintu byose byahinduka hano hanze. Umurongo wa 3, kumanura, bavuze, yatanze urugero rwiza rw'ingingo z'umubiri, ashaka kuvuga nyine uburyo dufite impano zitandukanye, kandi ari iyo impano tuzikoresheje buri wese akoranye umwete ku ruhande rwe, atari ukujya kwigana buri wese yigana undi, buri wese ajya kureba ku wundi, niho dukora itorero ryiza. Ahubwo buri wese akamenya ngo nisanzemo iki ngiki, nkoranye umwete, rero n'uri agakorana umwete, n'undi agakorana umwete, tuzakora itorero ryiza. Amen. Hari umuntu wumvaga aniga mu ijambo kuri iki ngiki, kuko ngiye kujya ku ngingo ikurikiyeho. Ndarangiriza kuri uyu nguyu, batubwire young man. Haleluya. Amen. Nitwikundabayo, je muranyemerera some igifaransa. Nkundabaye. Ikundabaye. Nshaka gusoma umurongo wa mbere gusa. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu. Nshaka gutindaho gusa, réservé à Dieu. Inshuro nyinshi bisa naho twitoje kugaragara gusa, bigasa naho dutinda gusa mu bintu bigaragara. Yewe ikintu nakuyemo hano ni ukuba reserve, ukaba uw'Imana mbere yuko utinda ku bintu abantu babona. Kuno kuri gukomeye, kuko buriya avuze ikintu n'ubundi nari kuza kugarukaho. Ubundi igitambo bavuga hano muri Bibiliya, habaga ibitambo by'uburyo bwinshi. Hari ibitambo watambaga ukaba wemerewe gufataho, nk'ibitambo bitambiwe yuko bari amahoro, ibitambo by'amashimwe wari wemeye gukataho, ndetse iyo cyabaga ari igitambo cy'uko muri amahoro n'umutambyi yaryagaho, bakataga inkoro n'ukuboko bakagihereza umutambyi, kabanza akakizunguza imbere y'Uwiteka. Kiriya gihe kabanza akakizunguza imbere, maze nkubwira icyo nenda kuvuga, kakizunguza imbere y'Uwiteka, agahamagara umwana akamubwira ati ndapeti, shyira mama bamenye yuko hano hari umuntu watanze igitambo.
yarangiza igisigaye akakiryaho n'abandi, umutambyi akavanaho amaraso akayamisha imbere y'igicaniro n'urugimbu akarutwika imbere y'Uwiteka, ibindi bakabyotsa bakabirya. Cyari igitambo cy'uko bari amahoro, cyari icyawe ukagisangira n'umutambyi n'inshuti zawe. Ariko hari igitambo batambaga gikongorwa n'umuriro. Icyo ngicyo cyo cyagombaga kuza number 1 kitagira inenge, nta kuzana igicumbagira, nta kuzana ikirwaye ibihushi, nta kuzana icyapfuye ijisho, nta cyagombaga kuba ari igitambo kiri perfect. Yanka ubundi umuntu abika akazayorora, cyangwa yahene cyangwa yantama, icyo watoranyaga cyiza ukagishyira Imana. Noneho cyo kikaba ari igitambo gitambwa cyuzuye, kiri exclusive, kiri reserve, kigakongorwa n'umuriro bakayora ivu. Iyo rero nicyo gitambo bavuga hano. Twe tugomba kwishyira ku gicaniro ukavuga ngo iki gitambo, muri Aburahamu yatangiye igitambo bene icyo ngicyo gikongorwa n'umuriro, ngo yamaze kugitamba akicaraho arakirinda kugira ngo ibisiga bitakigwaho. Igitambo cyawe rero ugomba kukirinda kikagumya ari icyera, kinezeza Imana, gikongorwa n'umuriro. Ariko twebwe ntabwo ari igitambo gipfuye, ni igitambo kizima ariko kiri exclusive. Ukajya ubwira abantu ngo ntukoreho, yewe ndi reserve. Haleluya. Ikintu ndagikunda cyane, ndi yewe ubwo undeba ndi reserve, sibyo? Urumva ko ukajya ubwira abantu babandi bakamubwira ngo iki gitambo ntigikorwaho, gitangwa na nyiracyo. Uwo Yesu azambwira ngo ndakikwihereye, kubera ko hari ibitambo batambaga hanyuma Imana ikavuga ngo iki ngiki nyihaye abatambyi bajye bakirya. Rero nawe ujye ubwira babandi babwira uti cyo kora umbabarire, ubu ndeba ubu ndi igitambo kiri ku gicaniro, nkirinda za sakabaka n'uducurama, sibyo? Kukirinda uduca n'uducurama byose, igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Kandi twese akaba ariko tumeze, ari umugabo, ari umugore, ari umukobwa, ari umuhungu, ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, consecrated. Haleluya. Yemiho ndabona ushyugumbwa kuvuga ikintu, kivuge mbere yuko dufata ingingo zikurikiyeho. Bavuze ko tugomba kugira umwete, babivuze. Umurongo wa 8a uravuga ngo cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Pastor, vraiment guhugura umukristo cyangwa umurokore biragoye. kugira umwete wo kubahugura Biragoye mu gimunanu, kandi burya umuhugura icyo akubwira kiba cyaramukozeho cyangwa cyarakozeho inshuti ye. Kujya mu by'Imana ukajya no mu bya Satani, ni ukuri uzabona ishyano. Kandi igihe umuntu aguhugura abagira ngo aguhungishe iryo shyano, hari ubwo wenda wowe amaso yawe Satani aba yayahumye, cyangwa ubwenge bwawe kugira ngo bihagarariye, ariko ingaruka zabyo ni mbi cyane. Kuko iyo bimugarutse ukamubwira uti wabonye bya nakubwiraga, aturanciye kubanza toujours ntashobora kubyemera. Ni ukuri guhugura umukristo wiyemeye vuga ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga, agapfa kubivuga mu mutwe gusa atazi ko imbaraga zihawe kera. Murakoze. Buriya hari ubutumwa bwanditswe na Paul yandikira Abaroma. Hari nubwo Paul wundi aherutse kuvuga kuri radio na televiziyo, aravuga ngo umuntu wese ngo ajye yigisha impaka, ngo yisuzume buri munsi, buri cyumweru cyangwa buri kwezi, ngo kuko iyo wigishije impaka ngo ntawe mutera amahane, ngo nawe ubundi iyo umuntu agukosoye ngo wihagararaho. Ibyo rero niko bimeze, ariko twebwe biroroshye cyane, kuko niyo mpamvu twigira ijambo ry'Imana rirakubwira ngo wige impaka n'iri jambo, icyo ryakubwiye cyemere wige impaka. Niba watsinzwe, emera ko watsinzwe, wige impaka. Ngo ntawe ujya impaka n'ijambo ry'Imana. Uhugura rero ni icyo ahuguza. Ariko handi Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo rero uhugura ajya ahugurana ubugwaneza, ngo aharaho uwo muntu yazageraho akisubiraho
akava mu mutego wa Satani wamufashe mpiri, akihana agahinduka. Niyo mpamvu batubwira ngo uhugura ahugurane umwete, uhozeho we gucogora. Amen. Niyo mpamvu tutabivamo. Ubundi ukurikije ibyaha abakristo bakora, ubu tuba twarabivuyemo kera, tuba twarareshye, ukavuga ngo barananiranye, ariko uhorana ibyiringiro ko hari uzatsindwa akagenda agaruka mu nzira. Amen. Reka noneho tujye ku ngingo ikurikiyeho, tunazifatanye zombi. Imibanire y'umukristo, icyo bita relationships. Imibanire y'umukristo n'abandi bakristo n'imibanire y'umukristo n'abo hanze. Wenda mu ndondorere, kuko hano bisa n'ibivanzemo gake. Uko tugomba kubana na bene data nuko tugomba kubana n'abadakijijwe. Ngiye kubasomera hanyuma ariko noneho mwihute, sinze kubavuginirira ngo nongereho no kubavugiriza ubuhuha. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibiburunuka, muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose. Ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka kurwanya uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura, ni Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Imibanire, relationships, imibanire yacu n'ab'imbere n'ab'inyuma. Ndabategereje. Pawulo aratubwira ngo iki? Wivuga, uvuga icyo Imana yakweretse. Haleluya. Amen. Nitwa Kwizera Jean Bosco. Hari ibintu bigera nko kuri 4 nabonyemo. Mbere? Cyambere harimo kuba abanyakuri, bigaragara ku murongo wa 9. Jya uhasoma utubwire ngo biravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi, urunuka, muhorane n'ibyiza. Niho nabonyemo kuba abanyakuri. Abanyakuri. Cya kabiri harimo kwera imbuto zikwiriye abihana, haba kuri bene data cyangwa ku bantu bo hanze ko batubona. Ku murongo wa 10. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose. Ku by'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Nanone nkabihuza no ku murongo wa 14, hose ikimwe. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Aho naho uburyo bwo kwera imbuto. Noneho ku murongo ikindi ni ku murongo wa 12, ibyiringiro byacu. Avuga mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Wenda bifatanye n'umurongo wa 13, gutanga no gufashanya. Ko bibaye byinshi. Bibaye 5, hiyongereho kimwe. Gutanga no gufashanya. Reka tureke n'abandi bagerageze bakunganire. Akoze, nitwa Mfitumukiza Seti. Hanyuma ibyo naringiye kuvuga n'ubundi mugenzi wanjye arabivuze byose. Naringiye kuvuga ku murongo wa 9 n'uwa 10, ariko wenda nagira uko mbivugaho, kuko
nshingiye ku mirongo yabanje uko bagenzi banjye babisobanuye neza. Umuntu uwo ari we wese kwitanga, hanyuma agatekereza neza, akagira umutima uhindutse, noneho akareba ku ruhande ab'iki gihe uko bitwara ntiyitware nkabo, ahubwo agashishikarira kumenya iby'Imana ishaka, iby'Imana ishima, kugira ngo abe ari byo akurikiza. Uwo muntu uhindutse, nk'uko cyane mugenzi wanjye yari yabivuze, kwita ku muntu uri imbere, kuko umubiri ukora ibyo umutima watekereje. Ukuvuga ngo umutima wanjye wahindutse, ibyo nkora mwabona byahindutse nabyo. Ariko hano turimo turiga ikintu kivuga ngo umutima koko iyo wamaze guhinduka, akuzuye umutima asesekara mu myitwarire. Pawulo aratubwira iki mu mibanire y'umukristo n'abandi bantu? Noneho nibyo nashaka kuvuga ku murongo wa 9 n'uwa 10, kuri uwo muntu wahindutse agatekereza neza, akamenya impano Imana imurimo, uririmba akaririmba, uvuga ubutumwa akabuvuga, ukora ibyo akabikora. Hanyuma noneho ku murongo wa 9 hakavuga urukundo, no ku murongo wa 10 hakavuga ku by'icyubahiro. Nibyo nashatse kuvugaho cyane, kubera yuko namaze kumenya impano indimo, kuko ari impano y'umwuka. Ngiye kuyoborwa n'Imana, bigomba kuba successful. Noneho mu gihe byabaye successful, mu gihe byakozwe neza, mu gihe navuze ubutumwa abantu benshi bagahinduka, nahanuye, naririmbye, Imana igakora, ku by'icyubahiro hari uko bikwiriye kugenda. Noneho ku by'urukundo, reka wenda nyisome: urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi, urunuka, muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data, mukundane rwose. Ku by'icyubahiro, umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Nashatse kuvuga kuri iyi mirongo, gukunda, urukundo rwahangaha urumva n'itorero. Byabanje ku muntu wahindutse, ku muntu watanze umubiri, ku muntu urimo gukorera Imana, ariko bigiye mu itorero, nk'uko twabibonye ko twese turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Hanyuma noneho ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Muri yasi y'abayoborwa na kamere, urukundo rwabo ni urukundo rw'imibare. Aragukunda kubera yuko akureba, akabona yuko hari icyo azakungukamo. Ni urukundo ruvanze n'ibikomere. Ushobora, nk'ukuntu uyu murongo wavuze ku murongo wa 9, ngo ku byo gukunda bene data mukundane rwose. Mu Cyongereza ho haravuga ngo devote yourself to love one another. Urumva gushishikarira gukunda umuntu ufite igikomere. Ushobora kujya kumukunda ukabona ahubwo arimo araguhunga bitewe n'ibikomere yahuye nabyo. Wenda hari uwaje avuga nkawe, hari uwaje hanyuma aza kubona uko bigenze, bafite ibikomere. Ariko abantu bamaze kuba bashya muri Yesu, abantu bamaze kumenya impano zabo, bashishikariye gukorera Imana gutyo, hari ijambo rivuga ngo uwo mwana azabatura, azaba who son sets free, he is free indeed. Ububohotse. Aba ngabo rero bashya, urukundo rwabo ntabwo rubamo imibare. Amen. Hanyuma noneho ku murongo wa 10, ku by'icyubahiro, buri muntu wese ashyire imbere mugenzi we. Hari ijambo rivuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera, ariko ngo kugira ngo hatagira umuntu ugira ikintu icyo ari cyo cyose yirata. Ariko ijambo nkunda nashaka kuvuga muza n'iri ngiri, ngo turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nuvuga ngo nakoze imirimo, ntabwo nakumvishe ko ari igitangaza ngo numve ko ari icyubahiro, ahubwo ndimo ndakora icyo naremewe. Ahubwo igitangaza nuko naba mvuga ko ndi muri Kristo Yesu, ahubwo ngakora ibibi. Icyo nicyo cyaba ari igitangaza. Ariko kuba nakoze nicyo cyaba ari kibi cyane. Ariko kuba nakoze ibyiza, kuba navuze ubutumwa, ntabwo nzabishyira kuri nge. Nzavuga nka Pawulo, ahubwo mvuge yuko atari njye uriho, ahubwo ari Kristo urimo kubikorera muri njyewe.
hari ijambo rivuga muri Yakobo nsoza, muri Yakobo rivuga ngo abatunze cyangwa se ab'icyubahiro tubona, ariko turimo turavuga mu itorero babandi bahindutse, ngo bumve yuko bacishijwe bugufi, ngo hanyuma abaciye bugufi bumve yuko ari iby'isumbwe. Ntabwo icyaha ari ukwibona gusa kubera yuko mfite ubutunzi, kubera yuko Imana yamaye umugisha ngo nibone nishyire hejuru, ahubwo no kwipfobya kandi ndi umwana w'Imana nabyo ni ikindi cyaha. Numva mu Mana dukwiriye kuba gutyo, kuko niko bimeze imbere y'Imana. Abo bacishijwe bugufi, abandi baraza, twese tukaba tureshye. Nibyo ndashaka kuvugaho, gukundana bitarimo imibare, tukaba tubohotse dukundanye gutyo, hanyuma no gukorera Imana ariko yadukoresha ibikomeye tukicisha bugufi, ahubwo tugashyira imbere bagenzi bacu. Hari igihe twaririmbaga indirimbo, noneho ndaceceka, numva abantu bose barimo kumbwira ngo nshuti yanjye. Twarimba ngo yewe nshuti yanjye, icyamba nawe ukabimenya. Buri wese ashyire imbere mugenzi we. Yani ibyo nashaka kuvuga. Murakoze cyane. Koze se. Haleluya. Amen. Amazina abanyita Musinguzi Francis. Ngenda ndashaka kuvuga ku murongo wa 18. Niba murongo wa 18, niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Kuvuga ngo hano uko dukwiye kubana n'abo hanze, cyangwa se na umukristo n'umupagani, kuvuga ngo igihe cyose niba katuvuge yenda uwo hanze yakoze amafuti cyangwa yakugiriye nabi, we mutwarira ubugwaneza no guca bugufi, nashyira hejuru wowe ushyire hasi kubera yuko uri umurokori. Hano ku murongo wa 21 nawo, ikibi cye kunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza. No kuvuga ngo niba umuntu yakugiriye nabi, urugero ndenda kenshi twebwe twabaye nko mu nka, niba umuntu yakonesheje, wowe nagutwara uburakari kuko yakugiriye nabi, ahubwo ugenda wicishije make kugira ngo umwereke ko hari aho wageze. Kuko niba muri iyo situation witwaye gute, ese mu gihe cye uburakari bwo wa muntu akweretse, wowe yitwaye gute? Ahubwo ugomba kwitwara neza, wowe ukagaragaza Imana iri muri wowe. Kuvuga ngo wa muntu w'imbere agomba kugaragarira aho hantu mu gihe ya situation uyitwayemo neza. Murakoze cyane. Amen. Nundi hanyuma dusoreze kuri uyu. Na muharariye yaraje ntacyo, ubwo nimwe babiri. Murakoze. Byinshi babivuze, ariko nifuzaga gushimangira kuri ibi. Hari naba mbasubije inyuma gatoya, ariko ndashaka kuvuga kuri ibi byo kugira urukundo rushingiye mu gukoresha impano z'umuntu. Hano yabivuze Emina, ibintu byo guhugurana. Yendagira ngo nisabire urubyiruko, kuko maze iminsi mfite agahinda cyane. Iri jambo rije hageze, narwanye kugira ngo ngere hano, none mbonye ijambo rimpumuriza. Uru rukundo badusaba, reka bibondo mwihangane mukoresha impano yo guhugurana, kuko twebwe ababyeyi aho tugeze ubu, abo duhugura baratubwira ngo twebwe turi abakera nyine, turi abanaroge, turi abaki. Reka mwebwe mukijijwe mugire umwete wo guhugura bagenzi banyu. Kanoni Pastor amaze iminsi yavuga ibintu by'ukuntu hanze aho, niba turi mu mwuka, niba dusenga by'ukuri, abantu bo hanze, urubyiruko rurara runywa bidakwiriye, abo mu ngana bo bose
ndabasabye niba mukunda Imana yabakunze mukaba mwe mwarabonye agakiza, gira umwete wo guhugura bagenzi banyu. Mutarashobora kuza kumva ijambo ry'Imana, ushobora gutangira aho uri ukamwigisha kuko wamubonye mu makosa. Twebwe tumaze kunanirwa ntibanatwemera. Nkanjye ubundi kera nari mfite impano yo guhugura, ariko ubu ndabona itagikora kuko barambwira baturuma uwo muri analogue. ndi uwo muri analogue. Rero bibondo, gerageza mushake iyo minyago muri bagenzi banyu bari hanze, muhere kuri abo baturanyi. Nibyo batubwira ko ugomba gushyira mugenzi wawe imbere. Urukundo rutamwigisha gusa na Yesu, urukundo muzakoresha musangira cyangwa muhanahana utuntu mugira gutya. Urukundo rwa mbere ni ukumutoza kuza kuri Yesu, kutishushanya n'abiki. Hari byinshi tubwirwa muri iki, hari ibyo twiza, ariko twebwe iyo duhanura urubyiruko ubu, iyo tubagira inama baratubwira ati baratureba bagasanga hari ntacyo twize, ariko ibyo twari twarize kera byatugiriye umuntu. Ni mwihangane mukoreshe impano yo guhugura muri urwo rukundo mugiye gukunda mugenzi wawe. Akoze mukumenya amashyi ngira ngo mugiye kubikora. Nibyo? Maharariyeri niwe nitwa Rukundo turangirizaho. Maharariyeri, ntago nje gukora komantere ahubwo nje kubaza. Umurongo wa 14 uravuga ngo abarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Umurongo wa 20 uravuga ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza mugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, ko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Aya magambo ni ukuri kuko na Yesu yayavuze, ngira ngo yayasubiyemo we, na Pawulo arongera yavuze, bivuga ngo ko kuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma ikibazo rero mfite, ndashaka kugira ngo nuko wenda igihe cyarangiye yari kuba ari discussion nziza, ni uwuhe mwitozo umuntu akora kugira ngo ayashyire mu bikorwa. Ikibazo mfite si ukuyasobanura, ni ukuyashyira mu bikorwa. Kubera iki? Yewe nisuzumye nkireba, iyo umuntu ampemukiye nshobora kutamwitura ngo nihorere, ariko iyo mbisubiyemo nkatekereza nkabipima kuri iri jambo, ntanirwa ibyo nakoze, nanirwa kubitandukanya niba ari ijambo ry'Imana cyangwa se ari ukurenzaho kw'Abanyarwanda. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko iyo agize ikintu kibi kimubaho, mu mutima wanjye numva nishimye, numva nkavuga nta sawa nawe bimugezeho. Bivuga ngo ntabwo uyu muntu mba naramusengeye ngo musabire umugisha, kuko ndi umusabira umugisha yahawe nakagombye kuwishimira. Rero ngira ngo sinzi nuko nyiri igihe kirangiye, ariko nashakaga ko twibaza ni uwuhe mwitozo umuntu yakora ngo iri jambo ryo gusabira umugisha umuntu wakugiriye nabi turishyire mu bikorwa. Imana ibaho umugisha. Arakoze Maharariyeri. Nari ntegereje ko nibura haboneka umuntu uza kuzamura gukomera kw'iri jambo, kuko hari ibintu Bibiliya ivuga tukabicaho tukikomereza, ariko iyo birivuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo. Byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijya uzitura, ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Aba barenganya mubasabire umugisha. Urabona na Pawulo abyandika, yanditse nk'umuntu. Ubundi nuriya murongo nabaze Pawulo aha byaragucitse koko. Urumva umuntu wamubabariye ariko urashaka umurunda amakara ku mutwe. Urumva se? Hanyuma mukakubwira ngo iki? Enda tubwira ukuntu umurundaho amakara ku mutwe ukaba umugiriye neza tu. Yewe ariya makara yaranzonze igihe kimwe, ni Mana nimushyiraho amakara ntashye. Noneho
umuntu arambwira ati ni amakara mu mwuka, ujya usoma Bibiliya mu mwuka, ni gute? Ati iyo umurunzeho amakara yaka ku mutwe iyo umugiriye neza, ya makara atwika ya ngeso. Akavuga ati ujya koko, noneho ntabwo ari amakara amwotsa, nayotsa ingeso imurimo y'urwango. Byemere pasite, byemere. We nabyemeye, ntabwo ndi nabyemeye. Kuko iyo umugiriye neza umva nisobanura. Ahubwo reka nanjye nkungane. Reka nisobanureho gatoya. Iyo umugiriye neza yarakugiriye nabi, ariko utayimugirira umwishongoraho ngo umwereke niba yarakugiriye nabi urayafite, ugiye kumugirira neza, ariko utamugirira neza ahubwo ushaka kumwereka power, ibyo ni bibi. Ariko iyo umugiriye neza kuvuye ku mutima, umufitiye impuhwe, kandi azi ko ejo bundi yakugiriraga nabi cyangwa yakugambaniraga, biramucecekesha, ya makara aramwotsa, agaca bugufi akagushaka, cyangwa ukamushaka akaguha randevu. Ahubwo yewe reka mvuge ngo ukwanga umusabira umugisha. Ndashaka gusubiza kiriya kibazo cya Maharariyeri, nicyo ndakigarukaho. Kuko buriya ukwanga, ikizamini uzakora kizakwereka yuko umuntu wamubabariye, nuko utinyuka kumusabira umugisha. Kuko iyo utangiye gusengera umuntu waguhemukiye, wumva umutima ukubwira ngo aragapfa, aragabona ishyano. Ariko iyo ukomeje ukanesha umutima wawe, ukageza ahantu uzamusabira umugisha bikuvuye ku mutima, buryo uba wakize. Abarimo hano mwese, abantu benshi, yewe nakoze mu bintu bya healing, gukira ibikomere, teste najyaga nk'umuntu wese wakomerekejwe n'undi muntu, n'uno munsi ndacyabikora. Umubwira ngo genda uyu muntu uzamenya yuko wamubabariye, ariko ushobora kumusabira umugisha ukumva nta mwambo kurya mu mutima. Kuko hari igihe cyonyine no kumva izina ry'umuntu, reka kereka iyo bataguhemukiye. Umuntu araguhemukira, no kumva izina bye byonyine ukumva bibaye igisebe. Ariko iyo utangiye kumusabira umugisha, ukajya imbere y'Imana, ukabanza ukemera yuko uwo muntu yagukomerekeje. Ikibazo nuko abarokore dukunda guhita tuvuga amagambo ngo yewe ndamubabariye, ngo nta n'ikibazo mufiteho. No, banza ubyemere ko muri wowe harimo umushari. Unegereye Yesu, umubwire ngo rero Yesu, ibintu uriya muntu yankoreye. Buri icyatumaga Dawidi atica Sawuli, we yari afite ubushobozi burenze ubwacu. We yaragenda akajya imbere y'Imana akavuga ati, umva rero Mana, aba bantu bampemukiye, baragapfa, baragashira, baragakubitwa n'inkuba. Ndetse hari Zaburi imwe yanditse, wibaza niba yarekuye kuba muri Bibiliya, ngo niwe hasigara ari amatongo, umugore w'ab'imfubyi, ab'umupfakazi, abana b'ab'imfubyi, nabura natsindwe. Mbese imivumo iteye ubwoba. Hari igihe nabisomye, ariko ngiye mu mwuka ndabyumva. Dawidi yasukaga indurugwe imbere y'Imana, Imana ikamureka. Burya Imana yo ntabwo idusaba kuza tugaragara neza, twakijwe ku buntu. Iravuga ngo zukuri, uze n'umujinya wawe n'indurwe yawe uyimbwira ukwiri. Iyo usutse indurwe wari ufite ukayisuka imbere y'Imana, uvayo waruhutse. Uzabikore ubigire umuco. Nanjye nageze aho ndabimenyera mu Bwongereza, aho twigaga kera. Inyuma nigeze kugenda ngiye kwa manager, kwari uguca muri koridoro ukinjira kwa manager hirya. Sanga muri koridoro hari harimo igikecuru ariko cy'igipupe kinini. Noneho mvuyeyo mbaza umuhungu twasenganaga ngo mufite urupupe runini harya muri koridoro. Ati rero nkubwire, umukiriya wa mbere uruhanya muri bank ni ibikecuru bikize. Igikecuru gikize kiraza kikaguserereza, kuko kiba kizi yuko nutera amahane nigikura konte yacyo muri bank irahubangana. Ati ugasanga rero ibikecuru kiraza kikagutera umujinya. Ati rero kiriya gipupe y'igikecuru cyaguteye umujinya, aturihangana ntumubwire nabi. Atukaza ugasohoka ukajya muri koridoro ugatera ikofe muri kiriya gipupe, atukumva umujinya uragabanutse. Buriya rero ni busikoloji y'abantu. Ariko twebwe dufite ikimoteri dusukamo indurwe twatewe n'abantu. Ujya imbere ya Yesu ukabanza ukiyarura, ukabanza ukiyondora, ukabanza ukamubwira utumva Yesu,
nakomeretse, napfuye, umujinya urandenze, ndumva uriya muntu nuwamuma namuniga agapfa, akakureka ukabanza ukidodora, byamara gushiramo akaguha ubuntu bwe neza, akakuzuzamo impuhwe, akakuzuzamo imbabazi. Sawuli yagutunguka imbere bamwira ati nguyu Sawuli reka tumwice, akavuga ati oya, ntuzaramburire ikiganza ku muntu Uwiteka yasize amavuta. Burya nicyo cyatumye Dawudi atica Sawuli, ni zirya zaburi yajyaga ahimba agasuka umutima we imbere y'Imana. Suka amaganya yawe, suka umujinya wawe kugeza igihe indurwa ishiramo. Niyo mpamvu bavuga ngo umusabire umugisha, kuko iyo utangiye kumusabira umugisha, ahari umujinya, ahari indurwe, ahari umubabaro, bisimburwa no kumugirira impuhwe. Bavuga ati bande mumugirire impuhwe, uriya ni indushyi yo kubabarirwa, ukamubabarira. Jyewe ndabizi birakora pe. N'ubu jyewe ushobora kundasa umwambi nkawushingura, abwira Yesu ntariko barampamije ariko ntibandangije, unyomore nindangiza ndabasabira umugisha tu. Bitwara iminsi, ntugire ngo bivuga umunsi umwe bigakira, no, hari n'igihe bizatwara amezi bitewe n'igikomere baguteye uko kingana. Cyane cyane ko hari abakigutera barangiza bakaza bagasigamo n'umunyu, ndetse bakaza kumekinga shuwa yuko wakomeretse. Wanamubwira uti warankomerekeje, ngo si wowe. Hari umuntu yigeze kubwira kabisa, bari bankoreye ikintu ndababara, ndagenda ndamubwira ntabwo vraiment mwarampemukiye, ngo si wowe watwitambitse imbere. Sasa ntabwo ahakanye ko bampemukiye, ahubwo watwitambitse imbere, so wasaruye ibyo wabibye, watwitambitse imbere, natwe tukwereka aho tubera babi. Hanyuma Imana ikabwira ngo uwo nguwo mubabarire, nurangiza ugira ute umusabire umugisha. Ariko bambe yewe narabibonye, nsigaye nabonye impamvu Imana itubwira ngo tubasabire umugisha, baba ari abatindi wo kubabarirwa. Ukamureba uti yo, ariko kubona umwana w'Imana amanuka akagera hariya, ukamugirira impuhwe kuko ntazi ibyo arimo. Niyo mpamvu Yesu yasengeye abamubamye aravuga ngo data ubabarire ko batazi ibyo barimo, bazi ibyo bakora. Buriya rero Maharariyeri, kiriya kibazo wabazaga, inzira ikomeye muri ibi bintu twize byose, ijambo ryari ririmo rikomeye n'iriri ubajije, ubabarira uta umwanzi wawe ukamusabira umugisha. Umuntu wagukomerekeje umusabira uta umugisha. Igihe uzaba utarakira igikomere cyawe, utarakijyana kuri Yesu ngo amaraso ya Yesu atwikire ibikomere byawe, uririmbe mwami wakomeretse, mwami wakomeretse, nitwe waziraga, wahemutyo mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi wari ufite uzadoruko bagushyize muri abo bambuzi. Iriya ndirimbo niko itangira, ariko agera hepfo akavuga ngo mpindukirira undebe, mukiza ukuri, n'impano y'imbabazi jya nkuboneramo. Yesu warampfiriye, n'ibyanjye wazize, umpa amahoro, mahoro masa, kuko nkwiringiye. Urumva uyu muririmbyi yari yarabisobanukiwe, aravuga ngo uyu mwami yarakomeretse. Iyo dukomeretse ujya imbere ukamubwira ngo mpindukirira undebe, mukiza ukuri, n'impano y'imbabazi njya nkuboneramo. Yesu warampfiriye, n'ibyanjye wazize, kuko ku musaraba Yesaya aratubwira ngo yari yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, arabisogongera byose kugira ngo nibaguhemukira, ibyo bazaguhemukira byose, ujya imbere y'umubwire utumva rero bampemukiye, bandangije, bamyishe, bangambaniye,
akubwira ati bakugambaniye tiyo nanjye barabinkoze, ariko uhumure, ku munsi wa gatatu narazutse kandi nawe ndakuzura. Amen. James, bitangiye kuryoha, ndabona na James arimo gusaba ijambo. Nzabitangirireho nta kibazo. Azabitangirireho. Nagusabaga, urabona ijambo ryaravuze ngo mubane mutaryarya, mukundane by'ukuri, ngo babare n'abababaye, mwishime n'abishimye, ngo ndetse ntihakagire umukene uba muri mwe. Ibyo byose actually ni nabyo bikora umukristo nyakuri. Twebwe dutangirire no kuri yaba abapasiteri b'abakristo, cyane cyane n'umukristo aturuka hari uzi ko mufitanye ibibazo, ukaba umunyarwanda wa wundi. Kandi ijambo ratubwira ngo mubane mutaryarya. Uzadufasha ubutaha, umuntu yabana ate n'umuntu ukava mu bunyarwanda ukaba umukristo, ukabwira ukumva urabohotse wanye n'umuntu mu mutima wawe, noneho mwabana mubabare n'abababaye, ukanga gufasha mwene so mubana, ariko we byakugeraho uti ni bana baye. Murakoze. Reka noneho ndabona mutangiye kuryoherwa, reka iyi nyigisho tuzayigarukeho ubutaha, naho ubundi mwarara hano. Bakristo mwambabariye nkabaha ubuhamya. Ni mubumpe nuko. Ariko bibugufi. Umva, reka mbabwire, iyo wikorereje Yesu bamwemera, ntugire ngo ni imishinyiro. Yesu pasiteri yavuze amezi 6 yewe nabanye igikomere igihe kinini, kandi ngisengeraho, nyiririmbiraho, nyigenderaho, nyibwirizaho ubutumwa. Ariko igihe kimwe Yesu aramfata arambwira ati hajya ngo warababariye. Nagize nte kandi nabigenje. Umuntu wakoraga ilisiti yo guhereza abajya kwica yari Kimironko, baje kunyica, noneho ngira Imana ndabahonoka, ngiye yohereza yo kwica abana banjye. Bene wabo muri Gacaca avuga ko ari nge wiyiciye abana. Ibyo bikomere urumva atari uguhamya umuntu, donc urara mu nzu wenyine niwe wiyiciye. None ndavuga ni Yesu ko nabihoreye, kandi Yesu mburana na Yesu, Yesu arantsinda. Kugeza igihe yamfasha nshyira imbere y'abo bantu babiri muri prison. Ngewe nibona kuri statistique niho amabisi yahagararaga, nagombaga kujya Kimironko, ngira nyana ubusisaze ndagaruka nege ya Kimironko, sinanataha. Ariko kuki Yesu yabitegetse, ndinda mbagera imbere ku Kimironko kugira ngo nkire, nuko nabaramukije kandi ntafite umutima mubi n'ukuri, kandi turaganira uko ari babiri, kandi umwe agapfukama akarira, undi akantuka. Ntuze kuntekaho umutwe, hari televiziyo ureba, hari kamera ureba, hari urukiko turi imbere, urabyanga urabyemera. Uyu munsi ndabirangije. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Bo reka nekongeraho izindi komantere, kuko ubwo masabye kubutaha aka gace ko gukundana no kubana n'abandi tuzakagarukaho, no kusabira umugisha tuzabigarukeho ubutaha, kubera ko nanjye ndemeranya namwe. Ubundi this is the heart of the gospel, niwo mutima w'ubukristo. Ariko akenshi turabikwepa kuko ugiye uhereye hejuru ukageza hasi. Bibiliya nivuga ngo kuva ku mutwe kugeza ku kirenge ngo ni ibisebe, ngo bitigeze bikanwa. Umubiri wa Kristo ni kumeze. Abakristo kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Ubu hano washyiramo mikrofone bavuga ati umwana wagambaniwe n'ababyeyi aze hano aduha ubuhamya, tubwire ukuntu wabigenjeje. Uwagambaniwe n'abavandimwe, umupastori wahemukiwe n'abandi bapastori, mwakumirwa. Kuko ariko kunesha kwacu kuri muri ririya jambo. Kunesha kwacu ntabwo Yesu yiye atubwira ko tutazakomereka. Niyo mpamvu nawe yaje akabanza agakomereka kuva ku mutwe kugeza ku birenge, kugira ngo aho bazagukomeretsa hose azakubwira ati naho narahakandagiye. Barakugambaniye, sawa. Ubukene bwarakwishe, sawa.
baragutereranye ngwino, barakufashe ku ngufu ngwino. Hari umukecuru umwe njya nkunda kumutangaho urugero, ni inshuti yanjye cyane ariko yari mu bapfakazi ba Vega. Noneho nigisha kuri aya magambo yo kubabarira no gusabira abanzi bawe, araza arambwira ati pastor rwose ujye utubabarira, biriya bigambo muvuga byo kubabarira nuko muri abagabo ntawigeza kwambika ubusa. Umva, bamwambitse ubusa muri genocide, bamwambika ubusa bamutembereza umurwa, bamuzengurutsa agasenta yambaye ubusa buri habe n'akantu. Tekereza umuntu w'umubyeyi bakagutembereza umurwa bakujyana wambaye ubusa nta namba. Abana gusa aranyura ati wowe wabibabarira, barangije bampa abana bangana nabo nabyaye birirwa bankiniraho, ati mbwira izo mbabazi aho ziva. Numva birandenze, namubwira numva rero mama bose ubwiza ukuri mu rubavu rw'umukiza. Ni kuko uyu mwami nkubwira nawe yari umwigisha ukomeye, baramuzamuye bamugeza ku musozi aho abantu bose bareba, bamwambura imyenda yose, bamubamba yambaye ubusa ku karubanda, umusaraba w'isoni. Numwegera ukamwongorera azakubwira ati izo soni nzi uko zimera, kuko namaze amasaha 6 nambaye ubusa, umujyi wose urimo kundeba. Azazigukiza. Nawe iyo duhuye arambwira ati uriya musaraba, turiya musaraba, uriya hari imbaraga ziri mu musaraba wa Yesu wakojejwe isoni, hari imbaraga ziri mu musaraba wa Yesu watereranywe, hari imbaraga ziri mu musaraba wa Yesu wagambaniwe, hari imbaraga ziri mu musaraba wa Yesu wasogongeye byose. Arangije aravuga ngo ndabirangije. Amen. Aho rero ni imbaraga zacu ziva, ukagenda utera ikirenge mu cya Yesu, ukababarira n'ibitababarirwa, ukababarira n'ibitihanganirwa. Dusenge Imana, tuzakomeza ubutaha. Iyi nyigisho ubwo musabye ko tuzayigarukaho. Amen. Ubwo none uko tuzabigenza, nzabanza nyisome, dusesengure, nongereho n'ibindi bice byo muri Bibiliya bidufasha kuyumva, noneho dutanga ubuhamya. Icya kabiri kizaba inyigisho, ikindi cya kabiri kibyo guhana ubuhamya no gusubiza ibibazo abantu bibaza. Mwambwiye ngo amen. Hari uko mba ntagezera. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, wari ubizi yuko iyi si izaturushya, wari ubizi yuko iyi si izatugambanira, wari ubizi yuko iyi si izatwambura, wari ubizi yuko iyi si izadukoza isoni, izadutererana. Utanga umwana wawe kugira ngo azadusobanurire uburyo tuzagenda nk'abana b'Imana mu isi y'abagome. Reka aya magambo tumaze kwiga uyandike ku nkingi z'imitima yacu, tujye duhora tuyibuka, kandi hazaba umunsi twese tuzaba dufite ubuhamya yuko twabisobanukiwe tukamenya uko bikora. Bana natwe, ugendane natwe, ukorane natwe, kandi no mu murimo wawe nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye, ureke tube ibitambo bizima byera bishimwa nawe, kandi niturangiza umurimo wawe tuwukorane umwete. Impano zose tuzigukoreshereze, kandi icyo waduhaye gukora cyose tugikorane umwete. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, komeze kubana natwe, komeze kutugirira neza, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.